benshi muri twe iyo hakonje turara twambaye imyenda yo kurarana, naho iyo hashyushye twiyambarira ikariso gusa ubundi tukiryamira. Nyamara kwambara ikariso ugiye kuryama hari ingaruka bigira ku buzima, bityo nibyo tugiye kubaganirizaho muri iyi nkuru. Haba ku bagabo ndetse no ku bagore, ingaruka zo kurarana ikariso ziharare nyinshi ariko zishobora kwirindwa. Ariko mbere yo kubibaganirizaho, reka mbanze mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose muri kureba Isano TV. Bityo mbibutse ko mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba ukeneye amakuru ajyanye n'ubuzima, nyaboneka kanda kuri subscribe kugira ngo ntugacikwe n'inkuru tubagezaho ku buzima. Ibuka ko amagara yawe ari bwo bukungu bwawe. Niba kandi ukunda inkuru tubagezaho, ushobora kubitwereka ukanda like cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse muri comment. Ese ni izihe ngaruka zo kuryama wambaye ikariso? Reka duhere ku bagore. Ubusanzwe abagore bakunze kwambara imyenda ibegereye cyane, bityo n'ikariso bambara zikunze kuba zibafashe, ndetse bamwe banambara udukabutura tubafashe cyane. Ariko se iyo ubize icyuya bigenda bite? Ngira ngo iki ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza. Burya iyo ubize icyuya hari mikorobe zinyuranye, cyane cyane za bagiteri zihita zibona uko zororoka, bityo waryama wambaye ikariso imyanya yawe y'ibanga ntibone uko ihumeka neza, ndetse na za mikorobe zikabona uko zororoka, bikaba byakuviramo indwara zinyuranye, zaba iziterwa na mikorobe, infection cyangwa se uburyaryate no kwishimagura, haba ku gitsina cyangwa se ahahegereye nko mu ntantu. Intantu ni ihuriro ry'igihimba n'amaguru ku mpande y'igitsina. Ibi bishobora kurushaho kuba bibi ku babira ibyuya nijoro, cyane cyane abageze mu myaka yo gucura cyangwa se abantu baba ahantu hashyushye, kuko iyo ubira ibyuya nijoro byongera bya byago byo kurwara za ndwara ziterwa na mikorobe maze kubabwira hejuru. Tubibutse ko kandi ko ku ruhu rwacu habaho mikorobe nyinshi, iyo rero zibonye akantu gato gatuma zororoka zibikora zitazuyaje, kandi ingaruka zishobora kuza zikomeye cyane. Ibi kandi bigakomeza kwiyongera no ku bagore badakunda kogosha insya, kuko nazo zibindiriye mikorobe iyo hajemo akuya. Bityo mbonereho mbabwire ko kandi ibimeze nk'ibihushi cyangwa se nimwe mu ndwara zongerwa no kurarana ikariso. Ibi uzabibwirwa kenshi no kuzajya ubona uvuvuka. Ku bagabo nabo nko ku bagore, kurarana ikariso byongera uburyaryate mu mayasha no ku mabya, ndetse bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara zirangwa no kuvuvuka mu mayasha no munsi y'amabya. Ikindi kandi ni uko bigira ingaruka ku myororokere, aho bishobora gutera ibyago kuko utabyara. Umuti gute rero? Burya intangangabo hari ubushyuhe zitihanganira. Kuba wiriwe wambaye ikariso ukanayirarana bituma amabya nk'uruganda rukora intanga akomeza kuba mu bushyuhe. Ibi bikagira ingaruka mbi ku ntanga, aho zishobora gukorwa nabi, gupfa cyangwa se kuba nkeya, bityo amahirwe yo kubyara akagenda agabanuka. Ikindi gishobora kuba ingaruka yo kurarana ikariso ku bagabo ni icyerekeye DNA yo mu masohoro yabo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza Stanford bwerekanye ko abagabo bararana amakariso DNA yo mu masohoro yabo zishobora gushwanyagurika cyane kurusha abagabo batararana amakariso. Muti se noneho twakora iki? Kutararana ikariso ni byiza kandi bifite ibindi byiza byinshi, gusa niba utabasha kurara wambaye ubusa buri, ushobora kurara wambaye ikanzu yo kurarana cyangwa se undi mwenda utakwegereye, ko burya n'umubiri wawe ukenera guhumeka no kwisanzura. Reka mbisubiremo, kutararana ikariso ni byiza kandi bifite ibindi byiza byinshi, gusa niba utabasha kurara wambaye ubusa buri, ushobora kurara wambaye ikanzu yo kurarana cyangwa se undi mwenda utakwegereye, ko burya n'umubiri wawe ukenera guhumeka no kwisanzura. Reka tubashimire kuba mudahwema gufata akanya mukadukurikira kandi mukadutega amatwi kuri buri nkuru tubagezaho tubungabunga ubuzima bwacu. Ariko reka tubashishikarize kutajya mwihererana ubutumwa tubagezaho, kubisangiza abandi bizadufasha twese kubungabunga amagara yacu. Mbere yo gusoza, reka mbanze mbibutse ko mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka mbonereho ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Ese ko kubikora ari ubuntu? Niba utarabikora urabura iki?
niba ukeneye amakuru ajyanye n'ubuzima nyaboneka kanda kuri subscribe kugira ngo ntugacikwe n'inkuru tubategurira ku buzima. Ibuka ko amagara yawe aribwo bukungu bwawe. Niba kandi ukunda inkuru tubagezaho ushobora kubitwereka ukanda kuri like cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse ubutumwa bwawe muri comment. Reka tuzasubire ubutaha, mugire amahoro.